ubu se ubibona gute kujya muri competition n'umukecuru ungana na gramere wawe? Nyine biragoye ariko ibintu byose umuntu aragerageza mpaka bigezeho. Nge nta nubwo ndi muri competition nawe kuko naramuhariye. Yego. Iyo nza kuba ndi muri competition nawe boyfriend wanjye mfite ntabwo tuba turi kumwe, mba narakomeje guhatana nanjye nkajya nkaho yagiye cyangwa nkakora cyane kugira ngo mbone amafaranga nk'aya afite nkigarurira umukunzi wanjye, ariko nawe ndi muri competition nawe. Ese buri uriya mukecuru afite amafaranga? Yego, niko numva ariko simbizi. Yego. None uravuze ngo ubwo yarongoye Promesse. Yaramurongoye. Hello, iyi ni Gahiza TV. Nk'ibisanzwe rero uyu munsi twabazaniye umutumirwa. Hari inkuru iherutse muri showbiz cyane y'umukecuru wakundanye n'umusore arusha imyaka myinshi. Iyo couple rero yaje guhitinga cyane mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu. Tukaba twabazaniye uwari umukopine w'uwo musore bateye gapapu. Aratangira twibwira. Murakoze, nitwa Tegera. Nkaba narahoze ndi umukunzi wa Promesse ariko ubu ntago ariko bikimeze. Tegera nise ufite izina rimwe gusa se? Okay, nitwa Tegera Shems. Shemsa. Okay, urasa neza cyane. Oh, thank you. Mpamvu ndi gusa neza ndashimira Case Makeup. Niwe wanyitayeho. Aba nibo bagukoreye makeup cyane. Abakwambitse? Ninjye wiyambitse. Wow. Kose nabicuruza niyo mpamvu. Ucuruza imyambaro? Yego. Wow, urasa neza pe. Utubwiye yuko uri umu ex wa Promesse. Ni wowe mukobwa bateye gapapu. Niyo ikintu kitangaje no guterwa gapapu n'umukecuru. Wowe ubyakira gute, wabifashe gute? Biragoye ariko burya iyo hari icyo umuntu akurusha uramanika. Ushatse kuvuga iki? Hari icyo yandushaga cyatumye atwara uwahoze ari boyfriend wanjye. Aho ntabwo byumvikana, nyine bibaye byiza wasobanuriranye abakunzi ba Gahiza TV kugira ngo dusobanukirwe neza niba ari iki, n'ubwiza se, n'urukundo yakurushije, n'amafaranga n'iki? No, ntago ari ubwiza, si n'urukundo, ahubwo na amafaranga then no kujya ahandi hantu nyine nge ntashoboye kujya. Aho hantu ni urego uri kutwicisha amatsiko. Ubundi hari igihe umuntu akunda undi atari uko amukunze cyangwa atari uko amwishimiye ubwo ari cyamukurikiyeho. Kimwe nuko akunda umuntu akunda undi wenda yaramugereye mu barozi adano. Niko ngiye mbitekereza. Hari n'urukundo ruza ari urukundo ruri naco. Nyine rudakurikiye amafaranga, rudakurikiye mu barozi. Ariko ngiye uko mbibona Promesse ntabwo yagiye kuko akunze uriya mukecuru, ahubwo yamukurikiyeho amafaranga ndetse n'uriya mukecuru yamugiriye mu bapfumu. Uri sure neza ko uriya mukecuru yagiye mu bapfumu kugira ngo yigarure umutima wa Promesse? Yego. Kuko bitewe n'urukundo Promesse yankundaga ntabwo yari kujya gukunda umuntu nkuriye adafite icyo amukurikiyeho. Ko bitangaje. Uzi ko burya abakecuru bafite imbaraga? Bafite imbaraga ko hari byinshi baba batuje twe tutazi. Baba baratanze kubona izuba. Ubu se wenda niba hari uko ujya uganira n'umuriya mu ex wawe nta kintu ajya kubwiraho cyangwa akakubwira yuko nawe byamufasha atabizi? No, kuva yatangira gukominikana na Jane ntabwo nigeze ngira amahirwe yo kuvugana nawe gusa nubwo mbyifuza. Nta nubwo ujya umwandikira se wenda ngo ubona gusubije cyangwa wenda yanze kugusubiza? Oya, sinshobora. Kuko burya iyo amazi akubwiye ngo ntunyobwe asubiza ko nta mziro ufite, nta n'impamvu yo kuguma kwihoma ku muntu ushaka ko mukominikana kandi watabikeneye. Ndashaka kuba njye nyine naye nagume mu buzima bwiwe. Kuko namaze no kubona undi boyfriend umusimbura. Tayari ubu ngubu ufite undi mukunzi? Yego ndamufite. Icyo nkundira abasitari ntibajya batinza. No, nagaruka uri umusitari, ubundi ufite igikundiro yaho ugiye hose urakundwa.
everywhere you go. Nabaye nka za societe. Nabaye nka MTN. Ego. Ubu ngubu tayari uri mu rukundo rushya. Ego. Kandi urukundo nishimiye ntashobora kwicuza ngo kuki byabaye. Ego, ndi proud yarwo. None se niba utubwiye yuko Jane uriya mukecuru yagiye mu bapfumu kugira ngo yigarure umutima wa Promesse, buriya wenda tuvuge mu bapfumu hari igihe imiti ishira cyangwa iyo cishwa ahangahe ikarangira, bibaye ngombwa ko irangira bagatandukana, wenda reka ndeke kubifuriza, bagatandukana, Promesse akakugarukira, byagenda gute? Nje ntabwo nakifuza ko batandukana kuko kuri bo bumva ko urukundo rwabo ari sawa, ariko ntabwo nakifuza ko batandukana, nta nubwo nkeneye ko Promesse arangarukira kuko hari igihe bigeze gusa nkaho bashwana, Promesse arangarukira, ndabyanga. Suko ndi mwiza, suko hari icyo nducura mukecuru, ahubwo nuko nashakaga kwihesha agaciro nk'umunyarwandakazi. Yego. Ubu se ubibona gute kujya muri competition n'umukecuru ungana na gramere wawe? Nyine biragoye, ariko ibintu byose umuntu aragerageza mpaka bigezeho. Nje nta nubwo ndi muri competition nawe kuko naramuhariye. Yego. Iyo nza kuba ndi muri competition nawe, boyfriend wanjye mfite ntabwo tuba turi kumwe, mba narakomeje guhatana nanjye nkajya nkaho yagiye cyangwa nkakora cyane kugira ngo mbone amafaranga nk'aya afite, nkigarurira umukunzi wanjye, ariko nawe ndi muri competition nawe. Ese buri uriya mukecuru afite amafaranga? Yego, niko numva ariko simbizi. Yego. None uravuze ngo ubwo yarongoye Promesse? Yaramurongoye. None urumva Promesse ntabwo yagiye kwaka mukunzi, yagiye kubera amafaranga. Yego. Ni iki wabwira kurongorwa n'abakecuru babaruta cyangwa barimo kurongorwa hanze? Hari ibyo bari kwita ngo kurongorwa na visa. Hari abatipe bajya hanze bakurikiye visa, nyine bashaka abantu babaruta kubera amafaranga, hari abashaka aba diaspora kubera visa. Wababwira iki? Okay, duhere kuri bashakwa n'abakecuru. Ikintu cya mbere nashishikariza abahungu, abanyarwanda ndetse n'abanyarwandakazi, nuko twakura amaboko mu mufuka tugakora, twereka gushukwa n'ibiguruka, kuko burya ibishishagirana byose ntabwo ari zahabu. Aka kanya muri kumwe n'uwo mukecuru cyangwa n'uwo musaza, ariko ejo azagenda, ashobora gupfa, gusigira imitungo, ariko ntabwo uzayishimiramo kubera yuko ntabwo ariyo wavunikiye. Kandi burya ibyaziye ubuntu bugiye bigendera ubundi. Icyo nababwira nyine ni ugukura amaboko mu mufuka bagakora, bagakwirukira inyuma y'abakecuru cyangwa y'abasaza, bagakora nyine bakishimira ifu mu mutwe yabo. Oya, ntabwo ngiye nabikora kuko nta nubwo najya naba narengereye. Usigaye yabaye sugar daddy. Ntabwo yaba akiri boyfriend wanjye, aba ari sugar daddy. Kandi aha numva ko ba sugar daddy aribo bari mu kazi. No, nibyo ndi kukubwira. Abanyarwandakazi cyangwa abanyarwanda tugomba gukura amaboko mu mufuka tugakora, kwiruka inyuma ya bya bindi biri kudusiga. Kubera ko niba uramutse ukoze cyane ukaba ufite amafaranga yawe warakoze kofi, ntabwo uziruka inyuma y'uwo musaza, ntabwo uziruka inyuma y'uwo mukecuru, ahubwo wowe uzashimishwa n'ibyo wakoreye, wavanye mu mbaraga zawe. Ubu se ushatse kuvuga yuko abantu bameze nka Promesse ari uko nta kazi baba bagira za mirenge, nyine baba bashaka byinshi kandi batakoze, kuko uri kumva Promesse ntabwo ari gukora, hakora uwo mukecuru amafaranga. Isa nisaje kumubwira ati yabisigaramo cyangwa bakagabana, umwe agafata ibindi agafatitse, ariko ntagende arimbwa. Gira ikintu ubwira Promesse hano kuri kamera za Gaheza TV? Icyo namubwira nyine ni uguhirwa mu rukundo rwe rushyashya arimo n'ibifaranga yicayemo. Aryoherwe kabisa. Ntabwo se abusa kuzana amafaranga ntabwo wabyemera? No, erega amafaranga arashira nshuti yanjye, amafaranga arashira, ariko urukundo ntirushira. Aho ruri ari urukundo rw'ukuri ntabwo rushira. Yego.
ngaho tubwire kuri urukundo rushya rwawe kuri uwo mukunzi wawe se twitegure ko hari ikintu gikaze mugiye kutwereka se tubishyize mu biganza by'Imana twe ntacyo twakwisoza nk'abana b'abantu ariko kubera Imana bizagenda neza mwe mwitegura tube tutegura amakanzu n'amakoti cyane mwe mutegura amakanzu n'amakoti bivuze ko Promesse yaguhemukiye wari wariteguye urugo no kuko ubu ngubu niba hahise haza boyfriend ukaba uduteguje biri hafi Promesse dukundana twakundanye tuzi ko ngeneye tuzabana nzi ko ngeneye tuzabana kuko niwe rukundo rwanjye rwa mbere niwe nigiye gukunda rero mu gihe agiye nkagira amwe nkabona undi ngomba kumubyaza umusaruro hamwe n'Imana ako kanya none iyo utinze biraba wasanga n'ibyanyu byarapfuye kubera ko mwatinze birashoboka kuko urumva iyo ukundanye n'umuntu imyaka 3 ine iyo ntabwo yari wanjye yego nabyo birashoboka kimwe nuko wenda ayo mafaranga yashira akakugarukira kungarukira byo ntabwo byashoboka kuko ntabwo njye nkimukeneye mu buzima bwanjye tuvuye kuri Promesse se tegera ni muntu ki mu buzima busanzwe kuko n'ubwa mbere ugaragaye kuri kamera za Gaheza TV watubwira uri muntu ki tegera ni umuntu usanzwe umukobwa uri aho usekeje ushimishije ndi umucuruzi nkorera mu mujyi ndi umukinnyi w'amafilme nkaba ndi n'umukobwa ushaka nyine gutera imbere ushaka kubaho neza nkoresheje imbaraga zanjye apana gukoresha imbaraga z'abandi z'abo basore cyangwa abo basaza yego wowe niwe tegera ariko njye numva ko abasaza nta kibazo kuko muri iyi minsi ngo bagezweho ahubwo umukobwa w'i Kigali udafite umusaza ngo abayeho nabi Marina yaravuze ngo umusaza ni umujeni ntabwo nabajajinga ariko kuri side yanjye njye ntabwo nifuza kubaho mbeshejweho n'umusaza ahubwo nifuje iyo utavunitse bya bindi nyine byaje byizanye ntabwo ubiha agaciro uzareba nk'urugero umuntu ashobora kuguha nka telefone kavuga yakutase n'ubundi ni gift ejo hazaza indi ariko iyo uzi ko yavuye mu maboko yawe wayivunikiye uyiha agaciro yego ndabyumva none se wagira ihe nama abakobwa bicara badashaka abo bakumva ko bazatungwa n'abasaza nka kuriya boyfriend wawe bagomba gutungwa n'umukecuru gira inama abakobwa b'urungano rwawe inama nabajyana gukura amaboko mu mufuka bagakora kandi bagakora batikoresheje ntibumve ko bagomba kubaho babeshejweho na runaka ahubwo bumve ko bagomba kubaho bibeshejeho yego turagushimiye cyane kuba witabiriye ubutumire bwacu n'ubutaha uzaza murakoze nanjye nishimye pe sawa ciao